mese koko ufashe brosade umusaza yaragiye gucisha mu kanwa urayifashisha ugenda ujya kuyihanaza inkweto tujya kuyihanaguza inkweto ngo uri umusore none se ubwo kubwo ubona ubyimbye cyane nyine byari bimeze yamubanishije icy'umutwe se afashe brosade y'umusaza rega hari ikintu tugomba kuba nkabara noneho SHIZO AFRO PAPI njyewe nimba wiyamine yawe rich nk'umupeti w'umuhanga watsindiye award njyewe unkubita umurongo uri murakatira SHIZO wovuga ati SHIZO ndagukatiye warantaburije gutya na gutya ngenda kubwira ikintu cyanyuma much respect SHIZO AFRO PAPI urumva yuko na apeti wakigufitiye icyizere icyo wowe wumva ugomba kumufasha ugomba kukimufasha nk'umupeti wawe urumva ntashaka kugukatira no kugushimira ntabikeneye ubwo ngubwo ibyo ari byose afite gahunda arimo agapanga. You already know, comedy double SKY2 nyita SKY2 abagaye cyangwa se unyite papa double nyita ukushaka abandi banzi ku izina rya Tetema boy abandi banyita amazina agiye atandukanye muri iyi minsi bari kunyita risk iteka mu rwego rwo kunyita risk iteka rero nabasuhuza cyane abari muri Afrika abari ku isi yose mwese ndabasuje abari Uganda abari muri Tanzania abari muri Kongo abari Burundi abari hera abari mu nkengero zose zigize umujyi wa Kigali ndabasuje cyane abari mu Rwanda ndetse n'abantu bagiye bari ahantu henshi cyane agiye atandukanye nkuko mubireba ndi mu karere ka Rubavu abantu benshi bakunda kuyita Gisenyi nageze mu ibanga rikomeye kubera umuntu wanyandikiye ni young brother ni umupeti ukiri muto ariko arimo arazamuka yaranyandikiye kuri Instagram page ndetse n'ahandi hantu arambwira ati SKY2 mfite ikibazo kimeze gutya ati ndashaka nanjye kuzibura nshikira ati nubwo ubona tuba turi aba young brother turi aba hustler turasoringa ariko ku kijyanye no ku buryo dushobora kuba twasupporting ibikorwa byacu ni ibintu bigiye bigora cyane nanjye nicaye ndavuga ati nta kuntu umuntu yanyitabaza ngo mfushe cyangwa se mezerezaho ndavuga ati Kim TV Rwanda nta kindi kintu yanyohereje hano yanzanye kugira ngo mbakubite ibiganiro birenze mwibutsa ko company ya mbere muri uru Rwanda ushobora kuba wabonamo amazu amamodokari ndetse n'ibibanza n'amapartement nakubwira ko company ya SKY2 abagaye present niyo company ya mbere ishobora kuba yagutuza yakugurisha ikibanza ishobora kuba yagutiza imodokari ishobora kuba yatuma uba wagira warara ahantu heza muri apartment nziza wagura ikibanza cyiza ushobora kuba waba mu nzu nziza iyo ari yose ku mafaranga makeya SKY2 abagaye company niyo company ishobora kugutuza ishobora kukugurisha ikibanza guhera kuri miliyoni yawe cyangwa se miliyoni imwe n'igice buri muntu wese urumva ko twagiye tubakaba kumubwira ko arufata company ariyo company ya mbere ishobora kuba yagufasha kuba watembera igihugu cyose kiga amateka ajyanye n'igihugu ndetse n'ibindi ibyo byose ushaka kumenya rero wanyurukira muri arufata company cyangwa se ukambandikira kuri channel yawe ya YouTube ya arufata company ya already now murabibona ndahantu abantu muzi Gisenyi muzi buno butaka bwanyu kuntu wabusa man nibwo bwa mbere nagera ahantu nkabona ubutaka wabusa umutuku nako iyo bibara ni irihera ni green iki ni green ya man nuko rero hari umuvandimwe nje guhura nawe ndagira ngo duhure nawe yari agafungiye hano yari yambwiye ngo kubera ibanga ryiwe adashaka abantu bamenye ibyiwe ngo mwegere tuvugane ndabona ari uri no kumpamagara ariko reka mubwire ko ndi mu nzira cyangwa nahageze ariko ndabona anahara ahubwo yo bro ndi hano meze bite se wana kiri gute se bari mu mbipa naje nari ndimo gukora ka introduction yes kiri gute se fresh musaza biracamo ni neza ni neza ukimenye nashize turabonana turahuye dore nyine nawe ndaguhamagara inshuro nyinshi kindara Nyabugogo nasha ntari Nyabugogo sha naje kukureba mbwiye muranwikira iki niki oya ntari bitwara buranye ariko
nanjye nafashe umwanzuro ndavuga ati reka nza hano i Rubavu duhure tube twaganira mbwira amateka yo kugeza hano i Rubavu, impamvu yifuje ko dukorera ikiganiro aha. Ndagira ngo unambwire na bimwe mu bintu wambwiye byatumye uva i Muhanga ukagera i Rubavu, kuko mu byo wanyandikiye umbwira ngo SKY2 naturutse i Muhanga njya muri competition ngo za SHIZO Afro Papi. SHIZO uba muri Amerika ngo yateguye ngo harya ngo show za Boyhood, sinzi nimba waraperforminze nimba warasigaga, ariko amakuru mfite ngo niko wabayemo wa mbere, ibyo yemeye kugufasha niyo bigufasha. Ndagira ngo uganirize abantu bakurikiranye Kim TV Rwanda ikiganiro ni kuzuburanshiki. Ndagira ngo wirekure ukuremo agapfukamunwa ubanze wibwira abantu bya gisani. Okay, SKY turakoze cyane. Ibyo bigarutse ko ibyo bintu byabereye Rubavu. Abantu ubuse akara izi kuntu bigenjeje. Ukoze akantu nyine uvuga ari ibintu nko gupfusha umuvyeyi umuntu akazamugarura nyine tuwara akamuzura. Warahumbye. Ubwo nkwibukije urupfu rwa Gatabazi. Byore. Kubititsa arandajya ndaguza ibiki n'ibiki byazo. Ni danje. Byakugendekeye gute? Motife rero dire agire gutya ategura igitaramo. Ategura igitaramo mana. None twe tugende n'amarushanwa. Yari amarushanwa ubundi. Tugende tuvuga ati mupampe aragira utaragira utambuke. Ndagenda nguza amafaranga abapampe ngira ute skuru nari ndi skuru none byabahe ndi skuru tu. Nguza amafaranga nyine ndagenda kirafata mic fresh gutya. Ndagenda nyine nguza amafaranga. Nguza amafaranga abapampe bo ku ishuri. Baranguriza nyine nabo barambwira ati none ugenda utwike turabizi nugafata uzatwibuka. Ndagenda none ngira n'amahirwe kuko Imana yo nari nyifite yo kuririmba. Ndagenda ngira amahirwe ngerayo baranyakira njyayo. None ndaperforminga mbona uwa mbere. Ndavuga ati bira byabaye none abatipe skuru ndabahamagana nana karenza ni materi iki niki. Yagigi. Materi yagigi ubwo ari uturutse Muhanga uravuga tugiye Rubavu ngo muri competition za Boyhood. Muhanga mani. Turuka Muhanga hagane. Ndagira ngo ibintu tubigenze gake gake kugira ngo n'abantu bagiye kura kino kiganiro bataza kudufata nk'abantu b'abafezi, kuko ngiye ikiganiro cyane cyo kuziburanshiki ni ikiganiro kiba ari reality talk. Ni ibintu biba bifite ukuri, ni ibintu bigiye kuganiriza abantu kuri. Ndagira ngo dutangire ijambo kurindi kugira ngo, kubera ko Kim TV Rwanda niyo company yonyine urumva ituru iyo mu Rwanda ishobora kugera ahantu kure cyane ku buryo n'umubyeyi wawe cyangwa se inshuti yawe n'umuvandimwe wawe azakureba akakumenya. Ushobora kuba ufite abavandimwe baba muri Canada, aba muri Amerika, aba muri Australia, aba ahantu hatandukanye. Ndagira ngo utangire ku mazina yawe, amahike yawe. Ndagira ngo dutangire reality life yawe. Uvuga ati nitwa kanaka naturutse hana gutya na gutya ibi nibi, tuza kugeraho noneho waje kugerera he i Rubavu muri izo competition. Yeah. Nyine amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Sango Mbabazi Elshadai. Yego. Noneho amazina y'ubuhanzi ni Rich County. Yes. Nkaba mfite nyine indirimbo. Mfite indirimbo 3, mfitemo imwe y'Imana, mfitemo n'ebyiri zisanzwe zisi. Utuye mu rugo ni Muhanga. Kavukire ni Muhanga aho dukunda kwita mu cya kabiri. Abantu b'Imuhanga je n'aba peace. Abantu b'Imuhanga ndabasuhuza cyane. Rich County ngewe turaziranye, ngewe ndakwibuka i Muhanga ko yaduhura ahantu bita kwa Jacques. Nje kwirira ubugari najyaga nkunda no gutarasari mu cya kabiri urabizi. Niki byose urafata. Ngewe ndagira ngo noneho tuganire. Ngewe ko nkuzi uri umupeti bizi ndakuruta. Uracyari mu ishuri ngewe urabizi igihe natobore nubwo twahuraga nari mukobwa. Ndagira ngo nkubaze ese ko ngo yero kuri muriga kandi iriya boro yarabaye 2020 kandi 2020 twari turi muri lockdown, waje kujya muri zira competition gute? Kubera ko 2020 yes ndabyibuka byabaye turi muri lockdown cyangwa byabaye kwa kundi bavuga ngo abanyeshuri mugiye gutangira. Abanyeshuri mugiye gutangira. Okay. Byagenze gute ibyo bintu wamenye gute ko SHIZO Afro Papi afite competition, afite amasho ahantu wakuye ama transport yo kuzamuka yo kuva i Muhanga ukerekeza mu karere ka Rubavu? Nyine ndagira unsobanurire umbwire ati naciye hano hantu byagenze gutya, nkuko ushobora gusobanura umuntu kambwira ati narahasoyinze narabaye byagenze gutya, utubwire imva n'imvano. Ubundi byatangiye gute kugira ngo wowe ufate umwanzuro wo kugira Rubavu?
nyine byatangiye ndakoreshaga IG nkajya mbona abantu babishyizeho ibiki n'ibiki biri hari bwake noneho nge bitewe n'ukuntu skuru nyine naririmbaga abantu bakambwira tufite impano ibiki n'ibiki nanjye bima motivation yo kuvuga ati ahantu ngomba kwitabira yego numvaga nifitiye icyizere nyine ko ndi bwatsinde cyangwa nkanagerageza nkafashwa noneho ndavuga ati reka nshake ukuntu nawe n'ibiceri urumva Rubavu nyine kuva Rubavu Muhanga ni kure kugira uzapfe kubona ibiceri umunyeshuri udafite akazi biba bigoye nawe oya ariko urasa n'umufungo kuko we ntago reba umuteguro uba uhagaze urebe wambaye JD new version wambaye ikote wambaye t-shirt ya RV wambaye ibintu byose ndabona ari RV umeze na neza nameze neza inyuma ariko ku mutima ho narahiye narashize sinabikubwiye narabikwandikiye ndabikubwiye ndisanyira kabisa ngiye ama screenshot ndakohereza navuga ati reba umupampi ibintu yadukoreye ibiki n'ibiki oya njyewe no mu byatumye mfata umwanzuro wo kuza ukuntu twaganiraga kuri phone nkumva ntaga ibintu bimeze neza ariko bakakanya twahuye ngaho ugira icyo ubwira abantu babwira imva n'imvano babwira ububabare wagize babwira aho wakuye amafaranga uburyo washoye uburyo byagenze gute ku buryo wakiri reka duhere kuri step by step okay uvuye Muhanga ugeze Rubavu bakwakiriye gute muri competition Rubavu nyine twaragiye batwakira neza turagenda turaperforminga nyine twishimye dufite na murayi tuvuga ati tugomba kubisoza neza kugira ngo tuzamuke ku rwego nyine tubona abakuru bacu bari aba Bruce Melody bose tuvuga ati tutere ikirenge mu cyabo yego kandi tubona nuri yari watujyanye tubona ari umustar utwike turavuga ati ibyo byose natujyana niba ari umustar yaravuye no muri Amerika yaravuye Amerika none ndavuga ati ubwo ari umustar akaba tujyanyeyo akaba tugiye kukompeta ibyo byose tugomba nyine natwe kuzamuka natwe tukaba nkaho cyo tukaba n'abandi bakuru bacu tubona Resi Rubavu ko haba basani benshi kandi barenze wakoresheje iyihe kata kugira ngo batsinde nagiye nyine mbwira abantu b'inshuti zanjye babingiramo nkagenda namwandikira inshuro nyinshi ngira amahirwe bitewe n'ukuntu namutesheje umutwe ndi kumwandikira abaravuze ati nawe ngwino nyine mwereka nibyo nakugiye ngona n'utuntu duke nagiye ndi codinga arambwira ati ntari bivayo usanzwe ufite ingoma mfite ingoma zawe nizihe amazina harimo y'Imana bayita imbaraga noneho isanzwe y'isi hariyo bita nehi nyine iyo nehiyo nayiteye agahinda nayikoze mfite umubabaro maga frokayo nehi fucking searching simeze nkawe nigira hambuka gira ndi nkawe abakozi b'Imana n'ibikora nkawe na numwe kuvuga neza byo nawe dokenda nibwo burere wahawe komeza twumva amakuma yose byabewe nawe rukame pasta nkanarya abana broshe za fake imbere y'abantu nzipfa n'umwana babone ko ndenze ngiye gutera Peter afunga ishwanga rabana uri ni dadi bwura tukubona usenga wisize insende nyuma y'inkangu ushaka gucemba reba ukure cyo wallet ni empty reba ukure cyo wallet ni empty tumika ikiyede kizaguhembura ngure nyanyo ujye n'abahinda byo kubeshya gura ipinda amahirwe yanjye nje oya aho ngaho uranyibye nje ntangirira vase ya mbere yo nshaka kumva okay vase ya mbere fucking searching simeze nkawe nigira hambuka gira ndi nkawe abakozi b'Imana n'ibikora nkawe na numwe kuvuga neza nawe donc wenda nibwo burere wahawe amakuru yose byabewe nawe rukame pasta nkanarya abana broshe za fake imbere y'abantu nzipfa n'umwana babone ko ndenze ngiye gutera Peter afunga ishwanga rabana uri ni dadi bwura tukubona usenga wisize insende nyuma y'inkangu ushaka gucemba reba ukure cyo wallet ni empty reba ukure cyo wallet ni empty tumika ikiyede kizaguhembura ngure nyanyo ujye n'abahinda sibyo kubeshya gura ipinda amahirwe yanjye samwe na yawe bivuga film nayo warabyawe ibyo nahawe byari nangiriro ibyo bungezeho nisobanuro kandi amategeko mw'imirimo bakoze de save cyubahiro rukame pasta nkanarya abana rukame pasta nkanarya abana nehi sakiyo dikinda kwerereje nehi ne pas bouger sans sama koma nehi everybody scream my name nehi ne pas bouger sans koma rukame pasta nanjye ndya abana rukame pasta nyine nkanarya abana ubwo nyine ugaragara nk'umupasiteri kandi nawe wikoma abana oya ntago ari impamvu nshatse kuvuga nyine indirimbo nanditse mfite agahinda n'impapuro nazitagamo amarira nari mfite agahinda ngaho ama story yawe njye ndashaka unyumvishe story y'iyo boro n'indirimbo y'iyo ndirimbo rero iyi ndirimbo nyine n'indirimbo njyewe ndi usanzwe ni umudivantiste nanjye ndiwe iyi story nayanditse ndakunda nyine kwigira kwisengera umutipe w'umupasiteri nyine akanzanaho umunwa ibiki n'ibiki uje gusenga wambaye deshire wumva uje gusenga nyine urabisuko namaniga dukora zamura mike yego uje gusenga wambaye deshire iki niki uje n'abana uri gushaka uje kwisengera ntago uje gusenga Imana uje gushaka abakobwa mu rusengero nkibaza tese nje gushaka abakobwa mu rusengero hanze ubona abahari cyangwa se nanabategereza hanze y'urusengero
pasiteri nyine akantera umuntu avuga ati noneho kaze mwandikira indirimbo. Niyo mpamvu namubwiye ati ngo fucking snitching simeze nkawe nigira hambuka gira ndi nkawe abakozi b'Imana nibikora nkawe. Ubwo waramubwiye ngo abakozi b'Imana nibikora nkawe. Ni ibihe bintu umupasiteri bibi waramubonye hose kuba yarakubwiye ngo uza mu rusengero uje kwirira ibyana wiyambitse amadeshire ese ujya gusenga wambaye iyo myenda ugiye kuri stage cyangwa ugiye mu kiganiro? Nyine kuntu bimeze abanigura bizi kuntu tubaho. Rega mu rusengero rega umva nkubwire hari dress code. Ibi bintu nongere nanjye mbigarukeho. Hari icyo bita dress code. Hari imyenda twambara tugiye gusenga. Hari n'imyenda twambara tugiye kurya shwari, imyenda twambara tuje muri trip, hari imyenda tumeze gutyo. Urumva ko pasiteri nta kintu kibi yakubwiye, ahubwo wewe wagize imyumvire itari myiza. Oya bretse reka ngiye nkubwire impamvu wagize imyumvire mibi. Imyumvire mibi wagize niyi. None se wowe ugiye mu rusengero wambaye deshire. Ese deshire bayijyana mu rusengero? Ese ujya mu rusengero ufite iyihe ntego? Ubundi se ujya gusenga ufite iyihe ntego? Nyine se ubwo ngubwo nanjye wanyumvira ngakubaza. Yego. Nakubaza ati hasenga imyenda, hasenga umutima. Hasenga umutima ariko nanone bijyanye ipantaro y'ideshire ufite umutima utari deshire. Ibyo ngibyo byose byo wakora. None se kuki ahantu hose tujya batutege nk'ubu hari igihe abantu bavuga ati ahantu turambara white party, ahandi tugiye muri za red party. Aho hose tugiye hari icyo bita dress code. N'amategeko kuza hano hantu nuza kuza uraza wambaye gutya. Nanjye rwose sinkubeshye, nanjye nsengera ahantu henshi, ariko nahantu najya gusenga nsange ngo umuntu yambaye big down. Ese ubu nanjye rwose nanjye sinambaye deshire, ako rwose sinajya mu rusengero nanjye natayeho kino cyangwa mva ko pasiteri waramurengeje cyangwa uri umushurashuzi. Ntabwo ndi umushurashuzi. Ukora iki? Nyine ndi umuhanzi. None kuntu bimeze urumva vasi z'uyu muhungu hari iz'abantu basenga no umushurashuzi. Nyine kuntu waruka amapasiteri reka nawe subiramo ukaraka. Reka njye usubiramo karaka vasi ngo rukame pastor nkanarya abana bashira fake imbere y'abantu ipfa n'umwana babone ko ndenze ngiye gutera petarafunga ishwangarabana uri ni da wari ugiye gutera petarafunga ishwangarabana mpamvu nakizamo ku kavazi. Muri kumva ka kantu gagiye gutera ngo petarabana wari ugiye gutera amanota se wari ugiye gutera jongere wari ugiye gutera iki? Nandi kuvuga aho ngaho namvuze ati rukame pastor nkanarya abana nivuze nyine mu mukanya ko umupasiteri. Yes nyine wagaragaye nko rukame pastor nkaho ndi umupasiteri. Rukame pastor nkanarya abana niko nzi ko ni umupasiteri n'iki nawe bwombo hejuru. Niyo mpamvu navuze ati ngiye ngaragara nk'umupasiteri ko ntabwo ndi pasiteri sibo nanyita pasiteri. Mpamvu navuze ati rukame pastor nkanarya abana ni ukubera nyine umupasiteri agaragara nk'umupasiteri ariko n'abana arabarya. Urumva agaragara nk'umupasiteri nk'abana akabarya. Urumva none umupasiteri akaba ndi kwibuka kamubayeho yigeze gupfa nyine akabrosade n'umupeti. Umupeti wenyine peti yafashe brosade yeteresha inkweto. Urumva siraje pasiteri araza arisaza nyine umupasiteri imbere y'abantu nyine agaragara neza. Peti yeteresha siraje araza arisaza pasiteri arisaza no pasiteri ariyorobeka. Agiye noneho kumukubita peti nyine n'umusore nyine ungana nkawe ni mu kigero kimwe n'umutipe bita Prince. Agiye gukubita umupeti aravuga ati reka nibaho ntago wankubita undi yunzu ya brosade ya magana abiri. Niyo mpamvu navuze ati rukame pastor nkanarya abana broche za fake imbere y'abantu zipfa n'umwana babone ko ndenze ngiye gutera petarafunga ishwangarabana. Niyo mpamvu nakizamo ko ngakureba. Ubwo peti Viera agiye kumukoma peti aramuga ati ntago wankubitira desa ngiye. Ubwo nyine cwanga yarabanye n'iki? Ako kantu nako impamvu nagashyizemo n'umupeti wawe wakambwiye nyine namubwiye ibibazo mfitanye na papa we nyine ni igi yanjye. Arambwira ati uriya musaza byofunze umutwe bya hatari umuntu nafashe brosade nyisanze hasi nyiteresheje. Ariko natwe ari ibintu urubyiruko twihaye muri iyi minsi nubwo twigira abadanje ntago ababyeyi b'iyi minsi tukibomvira. Amese koko ufashe brosade umusaza yaragiye gucisha mu kanwa urayifashisha ugenda ujya kuyihanaza inkweto tujya kuyihanaguza inkweto ngo uri umusore. None se ubwo kubwo ubona ubyimbye cyane nyine byaba bimeze. Peti yamubanishije icy'umutwe afashe brosade y'umusaza. Rega hari ikintu tugomba kuba nese ibiceri desa ngaho ibiceri desa bitoragura nimba wumva ko ari biki nyine ibiceri desa mwaka kanya wabibona. Ariko ari nuko nawe n'umubyeyi uza none ku buryo umubyeyi nimba umubyeyi
yabuze ibyiwe agasanga wabihanaguje inkweto uri umuntu w'umusore ungana nanjye uzi gutandukanya brosada uzi no gutandukanya uburoso wanagura inkweto ntago ari umwana ufite imyaka 2 cyangwa umwana ufite imyaka 3 waba warabikoze narese umuntu w'umusore tujya kungana nawe uri muri za 20 na ubwo urumva umuntu adafite ubwenge ahubwo uwo bamwita gute uwo mpetise bamwita P ni Prince uwo ngo yaguye vuto oya yaragaze none se umuntu uhangara Vietnam nagukoma ari ukuntu umusaza nawe arabizi nawe warareze ari ukuntu umuviyaza ari ukuntu amaviyo nyine babafunze mu mutwe sibura sindi kuvuga nyine amaviyo muri rusange umuviyo akaza yagiye byadanje wenda niba ari oya gigize zibaho nyine z'abaviye none akaza niba ari brosade ya Desa wafashe ugasanga uri kwipfa n'abapeti nyine urumva ugasanga umuvuye brosade n'umusaza ya Desa ntabwo icyo kintu ari ikintu wapfa n'umwana kuko wajya gutera ibintu by'ibiki ufite ubwanwa nyine umupeti nawe yavuze ati si umuntu ufite imyaka 25 nge umusaza zangu bituru cyangwa se Desa kuki atazimwishe cyangwa ngareke gusera nawe agende agura izo brosade yarasanze aribwo ki ubwo ko nagahinda yari afite yagutuye yahise azarambye ati nyine hari punchline natwe abaraperi dukora nkabona natwe ziteye keskese hari punchline abaraperi dukora zikumva ziteye keskese zitarimo kuri kutu zitarimo reality ndabesha abantu banje none sereka kubitamo ngaho nkubitira indi verse itariyo iyo ni verse yakangaye warumbwe iya kabiri ivuze gute none ya kabiri avuga ngo ni pabuje sama nkoma awontekire wire mu maniga ndarenze mukozi w'Imana nko kububyita kimenye kunyurwa kandi ubyinashima wihangana nanjye ngo nonze ibyo wacu kugera byaravunye kandi nani banga gikoma ngo mumva ko ibisuku kwanga guhabwa ni kimwe kugumana n'ikindi ducyo ufite ukoze wagwira n'ibindi birigeti yabo muhamya kuri ibi birigeti yabo muhamya none kati komeza ati sinagotwa disi ibintu byabaye waragataye ngo rukabe pasta bararya abana projet za fake tkomeza nyine projet za fake bros nyine bros adafite n'umpete projet za fake pere y'abana zipfa n'umwana babone ko ndenze ngiye gutera petarafu none se ngiye hari ikintu tambwiye hagataho nubwo twagiciye ku ruhande hari ahantu wambwiye ngo SHIZO ngibyo ngo wabaye wa mbere yari yabemereye ibiki ubu wa mbere yabemereye kazadufasha kuzamuka ubwo kagukorera indirimbo reba urugero ngakurira gwenda King James ari gukora muri iminsi ari kuvuga ngo uzana talent nyine talent twe twarayijyanye baranayishima iranatsinda ariko urwego yatubwiye ko ari bwatugezeho nani igiceri cy'icumi nigeze mbona washakaga amafaranga cyangwa washaka kuzamuka nyine misimbibara amafaranga kuko kuzamuka bijyana n'amafaranga ubwo yashakaga yari yabemereye kubakorera eka nkubaza ikibazo kimwe mujya gukora izo competition hari harimo amafaranga hari harimo kuba watsinda bakakwishyurira indirimbo akanayipromotinga hari harimo iki nubwo promoting indirimbo nyine ugatsinda ukagenda ugakora record ku buntu video akanagupromotinga nyine ukabazamuka nukurira nyine abandi bagenda SHIZO abapeti nawe rero uri gutera ishaza kandi wirirwa wikaraga ngo uri muri Amerika imifungo yawe yigunira wenyine abapeti baraturuka za Muhanga bakageza Rubavu bakagenda bagacakaza ahantu magaze ndabizi urahazi ni mwibanga rikomeye navuze atahantu uyu mupeti ibintu yambwiye nimba uyu mwana haramubabaje SHIZO musaba imbabazi abapeti b'Rubavu baragukunda ariko nubwo uri grand frère wabo abapeti komeza nawe basupportinge ubasunike mabuye ko SHIZO yanasohoye ikigoma gishasha nyine nanjye niyo mpamvu navuze ati kamamagara uyu mpampe wenda mu gihe gifite indirimbo nshyashya navuze ati wenda wasanga turi gukoresha za social media ubwo eso y'indirimbo wasanga yazigarutseho none ndamwandikira none mwandikira nk'inshuro 10 nta munsi washaka namwandikinga gatatu nta muntu nurayindi nkandika nese ukuvaza ntago murabonana ntabwo twabonana kuva ubwo twasoza icyo gitaramo nese ntago uramubona muri zudu fata mic ari kube proud ya microphone ubanze ube proud yawe none nimba ari no kwatwikwa twikire rimwe urumva none se ubu ari Rubavu byari umuntu wambwiye ko ndi kuza nageze ari kuri petite barriere umukobwa yarambwira ati SHIZO wamaze iminsi bamubona ahangaha arimo agenda yikaraga ari kumwe n'umuntu w'umusani bita Adolphe ntago we murabonana ntabwo twabonana kabisa yakuriye sine yandiye sine ndiko mbwirenza telefone bikwereka inshuro namwandikiye nk'inshuro nka 40 ewano birebye nyine atavuga ati kabisa ubwo umwana nese nk'umuntu watsindiye Bugoyi Wood kuki tudahura wambaye nka t-shirt yanditseho Bugoyi Wood mbone kuri umupeti nyine iyo Bugoyi ndayambara nta kinangijeho
narakoze ubu uri kwishaza abantu byihorera wabivuga ni ntangize SKY2 nkabara noneho SHIZO AFRO PAPI njyewe nimba wiyamine yawe rich nk'umupeti w'umuhanga watsindiye award njyewe unkubita umurongo urimo urakatira SHIZO wovuga ati kiye SHIZO ndagukatiye warantaburije gutya na gutya ngenda kubwira ikintu cyanyuma ndumva umurongo nago kukubona byangora oya ni sase wabaye wa mbere swange nago byangora gakubita freestyle ngiye nkubitira akapera byansaba kutekerezaho gato ndi gukatira SHIZO ndi kumubwira ati oya nereka nkwereke ngiye ikintu bita nshaka kunkorera freestyle ndagira ngo wowe nkuko duhagaza nkuko uhita uvuga SKY2 papiro ibintu nk'ibyo noneho bikubite noneho ubikubitira mu ijwi ryiwe aho ngaho ndamutse mwoze ako kantu ko gukatira numva nawe nkojeje agati mu nzozi namuza ati sesuro murapira nta nubwo nakabura nushaka umbwire ndirimba ko gushimira ndamutse mvuza ko gukatira nawe mukatiye kandi ngubu mpamvu dukoze iki kiganiro no kugira ngo akibone nyine abone aho yansize avuga ati mwana dore ihangane ibinda byagenze gutya ndamutse mukatiye namwetse ko nashaka kugira nahageze naribi numva nyine byaba bigoye naba nkoze ikintu cyo kumukatira kandi ndi gushaka ko araza akamfasha nyine nk'umuntu yatereranye nyine kandi we wakoze ibintu bigaragara bizima naho undi murongo we ntabwo nayibona ngaho umanuke nyine wo kumukatira ntabwo nabibona ngaho ukora iyo kumushimira ntabwo namushimira nanone ibyo atakoze none se ubwo biragenda turamuhe murongo ufite ubwoba ntabwo imirongo ntayo ariko wowe mfite n'ubumwe nobuze kwanga gukatira umuntu kandi mbizi neza ko ashobora kubona iki kiganiro akavuga ati umwana natereranye ibiki n'ibiki reka ze mufashe urumva ubwo bishatse kuvuga ngo uracyategereje yuko at the end of the time ashobora kugutekerezaho ashobora kunekezaho nyine nk'umuntu watsindiye much respect SHIZO AFRO PAPI urumva yuko na apeti bakigufitiye icyizere icyo wowe wumva ugomba kumufasha ugomba kukimufasha nk'umupeti wawe urumva ntashaka kugukatira no kugushimira ntabikeneye ubwo ngubwo ibyo ari byose afite gahunda arimo agapanga ufite izihe next project muri uyu mwaka hari n'indi ndirimbo nari maze iminsi ndi gukora bayita niwe nikundira uzayidropinga ryari ndararanyishyizeho video irahari na audio irahari nyemeye nakuririmbira gato aho gato k'iyo ndirimbo wayikunda wayisanga kuri Flavor Studio TV niyo ndi kwa uploading ibintu ese wowe nta social platforms zawe ufite gute nyine nta ma social platforms zawe ufite ubu ukoresha Instagram Facebook he na he Instagram nyine banyita reach count none kuri Facebook naho ni reach count niyo nyine niyo channel nyishyiraho nubwo yongera akantu ka TV yo ni Flavor nyine Studio TV ariko nyine ni yanjye ku giti cyanjye nshyiraho ibintu byanjye ni yawe ubwo urumva ko abantu bagushaka bagusanga kuri Flavor Studio TV none ubwo ngubwo kutayi muhanga ubwo gahunda yo kuvina ni ryari gahunda yo kuvina nsubira muhanga urumva nyine nzasubira nk'ejo cyangwa ejo bundi nyine ubwo nyuma yo iki kiganiro kire gisohoka hari igihe gishobora gusohoka bigahuza nko natashye none kugaruka nyine ugasanga yabaye ikindi kibazo ariko gisohotse akakibona kahita nyine numva kumutaka gutegereje ko dusora kire kiganiro kugira ngo SHIZO kirebe are n'uburyo azagusapotinga Rich Count rakoze Imana guumugisha iyo ngoma yawe yisore bayita niwe nikundira nyine by Rich Count kubitira abana kano wowe iyo ni urukundo nyine muri niwe nikundira yambwiye kazama icyo nshaka nanjye mugenera icyo ashaka yambwiye kazama icyo nshaka nanjye mugenera icyo ashaka urakoze cyane